Yesu nashimwe. Muraho mwese mbanje kubasuza mu izina rya Yesu. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu bose ndabashuhuje. Mbere yuko dusenga nitwa Immaculate, akaba ari njyewe tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimye Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana itarondoreka, turi imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kuvuga ijambo ryawe Mana, n'aba ari twe, reka tukubere mikoro, ahubwo wowe urangurura ubwira ubwoko bwawe. Aya masaha rero bana n'abantu bose baduteze amatwi muratwumva, kugira ngo umurimo wawe ubashe kwaguka ahantu hose. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amena. Yesu nashimwe. Ndashima Imana mbere y'ibintu byose kuko ari Imana yihagije. Ndavuga Imana yihagije mu bintu byose. Urebye muri uru Rwanda dutuyemo Imana irihagije. Urebye Bugande Imana irihagije. Urebye Burundi Imana irihagije. Muri Amerika Imana irihagije. Ibihugu byabasha gukira bigasumba ibindi bihugu bikajya munsi yabyo, ariko twebwe dufite umugabo twizeye ari we Yesu Kristo, ari we ugenga ibyo byose. Niyo mpamvu ndimo ndababwira aya masaha kugira ngo munambe ku Mana. Umuntu wese nanambe ku Mana kuko nishobora byose. Imana twizeye nitanga ibyo byose, ikabasha kugushyira ahantu nawe ukabona ko wihagije kuko yabyemeye. Ndagira ngo dusomane mu byahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 12. Ijambo rirambwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Amena. Ijambo rirambwira ngo nawe rirakubwira ngo dore ndaza vuba. Amena. Nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amena. Ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Aya masaha ndimo ndabwira abantu barimo baranyumva, buri wese azi ibyo arimo arakora muri ino minsi. Ndagira ngo umuntu wese yitekerezeho, amenye ngo muri iyi minsi mbese ndimo ndakora iki. Mbese yasaje aya masaha yasanga ndimo ndakora iki. Yangororera ibikwiye ibyo ndimo ndakora. Buri wese yisuzume, yibaza ati aya masaha Yesu aje yanjyana. Niko ijambo ririmo riratubwira. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, kandi ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'ihererezo. Muvuge ngo amena. Ngo ndi Arufa. Amena. Wo ngo ni Imana nyine nababwiraga yihagije. Amena. Ndi Arufa, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Amen. Uwo mugabo mbabwira ni umuntu wese agomba kunambaho kuko arihagije muri byose. Nawamuzaho yabuze icyo kwambara ngo abure icyo kwambara. Nago wamuzaho waburaye, abana babuze amafaranga y'ishuri ngo babure kujya kwiga. Ngenda avuga Imana nabonye nago nigeze nyumva n'abandi. Nabonye Imana itabara, mbona Imana inkura kwiseta byanze imu mwana muzima. Nanjye mbaho aya masaha ndimo ndashima Imana. Amena. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Amen. Aya masaha umuntu wese arasabwa kwiyeza, arasabwa kwihana kugira ngo yemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kuko umuntu utegera igiti cy'ubugingo nazabona umwami Imana. Amena. Nimumvugire ngo amena. Rirebo. Umuntu wese utamaze kwihana ntabwo azemererwa kwegera cya giti. Ntabwo azemererwa kwegera cya giti cy'ubugingo. Mumvugire ngo amena. Muvuge ngo amena. Ijambo rikambwira ngo
sikirebo rirevo zotaya rirebo meni sukukuwa y'amando kugira ngo umuntu wese yemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo nuko yiyambura imyenda ishaje. Imyenda ishaje tuvuga ntabwo ari iyi baze nambaye. Imyenda ishaje tuvuga ntabwo ari yayindi dukorana mu rugo. Ni ibyaha tugendana. Umuntu wese uneze amatwi aya masaha niyambura ibyaha bye, niyongere yitekerezeho, yigaruka areba ahantu adahamanya n'umwuka w'Imana kugira ngo azemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Muvuge ngo amen. Ndashima Imana aya masaha kuko yangiriye neza. Nabanye Imana ntabwo nigeze nyumva n'abandi. Muri Bibiliya tujya twumva abantu Imana yagiriye neza, ariko ibihe tugezemo umuntu wese agomba kuvuga Imana tumvanya abandi. Imana nawe wumvisha ubwawe, nuri Imana yumvise ubwe. Imana yiboneye ubwo ikora, ikamuzamura, ikamukura aho yarari, izi saha ikageza ahandi mwicaza. Ndashima Imana kuko Imana yagize ikintu ikora mu rugo rwanjye. Ndashima Imana. Ndashima Imana kuko ihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Ndashima Imana. Aya masaha ndarari ku muntu wese kugira ngo yiyeze, ibindi byose bizikora. Yesu afite byose mu biganza bye. Nawe amwegeye ngo akorwe n'isoni, nawe amwegeye ngo amware, kandi nta n'uwamwambaje wambara ibara. Nawe amwambaje wambara ibara. Umuririmbyi yuzuye umwuka ararimba ngo uwaba atinyutse ibyago byose. Muvuge ngo amena. Oh Yesu, uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Amena. Mumvugire ngo amena. Ngo nacyamurekesha ngo iyo migambi ye ngo yo guca mu nzira ye. Uwaba atinyutse ibyago byose, umuntu wese utinyutse, muvuge ngo amena. Gutinyuka nta kindi bitubwira. Ushobora gutinyuka inzara ukabifata nk'itariho kuko ejo Imana izakugaburira. Ugatinyuka amadeni ukabasha gutambuka ku iduka rya runaka kuko muri mideni ukamusuhuza mwaramutse ugakomeza, ariko ukagenda ubwira Imana ati Imana naririya deni, Uwiteka aramanuka akitamurura, ubundi ukajya uhanyura nta kibazo ufite. Ngo waba atinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo nacyamurekesha ngo iyo migambi ye. Nacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Muvuge ngo amena. Ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Muvuge ngo amena. Ngo ahubwo abazimubwira abo nibo bazagwa. Muvuge ngo amena. Babandi babimubwira rirebo Yesu ngo babimubwira abo nibo bazagwa. Muvuge ngo amena. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo ahubwo ababimubwira nibo bazagwa. Mureke mbabwire tunambe kuri iyo Mana, ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Barakubwira, barakureba, bakabona ko waruhiye ubusa kuko wambara inkweto igahengama nta yindi, ariko ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Ndabwira umukristo wese uneza amatwi n'umuntu wese utarakizwa uneza amatwi aya masaha, nacogozwe n'incamugongo, nacogozwe na mugenzi we baturanye, nacogozwe n'uwo baririmbana ngo nuko nta mwenda mwiza agira. Ababimubwira ngo nibo bazagwa. Muhereze Yesu icyubahiro. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Muvuge ngo amen. Yego, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ahubwo abazimubwira nibo bazagwa. Tumaze kumva ijambo ry'Imana. Ni ukuri umuntu wese unambye ku Mana ntabwo izabura kumugirira neza. Uyu mwami twizeye numwiringira, ukamugira nyambere mu byawe, ukamuha ibyumba byawe byose, nugira aho umukinga azakugirira neza. Muri mbyuzu umwuka aravuga ngo na nyuma ya zera arakora. Turabizi ko na nyuma ya zera Imana yitamurura ibintu byose bigasobanuka. Kadusenga Imana
kugira ngo umuntu wese yumvishije ijambo rigera aho rimukura rigire naho rimugeza. Mbere yo gusenga reka nange nomero zanjye ni 0782 23 44 07 0782 23 44 07. Reka dusenga Imana. Ushobora byose Mana. Ro rejo menedese wirerebo someni dotayi. Ushobora byose kuko urahambaye, uri sambi itarumba, nyine turakwemera. Aya masaha umuntu wese wumvishira ijambo reka rigira ahantu rimukura rigire naho rimugeza. Kandi Imana, umuntu wese udakijijwe wumvisha amagambo akemera guca bugufi, n'umwezi umutunganye kandi umuha agakiza mu izina ryawe Yesu. Mana, ushobora byose, uri Kristo, bisabye nizeye mu izina ryawe. Amen.